Mwongeye kwirirwa abakunzi ba ATV mumeze gute amajyepfo amajyaruguru burasirazuba n'iburengera bwaryo nizere ko mwese mumeze sawa kure y'imbibi z'u Rwanda cyangwa se hirya y'amazi namwe nizere ko mumeze neza. Aka kanya rero ndi kumwe n'umutumirwa mu kanya muraza kumumenya nyine n'umusore kumubona yambaye imituku ndetse dreads ndi kubona zirimo amabara menshi cyane, ariko mbere ya byose murabizi no gusubscribinga. Murabizi gusubscribinga niyo mpunga mbakeneyeho. Iyo ukoze subscribe ni nkaho bumpaye amadolari. Nakubumaye amadolari ngiye ntago njya mbeshya. Ntago ndi babandi babeshya ngo nyaboneka ngo gasharinge ngo na subscribinge ngo zabugize neza. Oya subscribinga kugira ngo mbone ibiceri hanyuma mbone n'umwuka wo gukomeza kukuryohereza no kugutigitira abantu benshi bagiye batandukanye. Ushaka kudukurikirana mu buryo butandukanye ushobora gukurikira platform zacu yaba kuri social media aho ngaho ndavuga kuri Instagram, kuri Twitter ndetse no kuri Facebook hose twitwa ATV Rwanda. Hanyuma reka mpe uyu mugabo ikaze bura mukanya nawe turaza kumenya byinshi kuri we. Yes, murakoze cyane. Dore Fax Rapper beat kira ku ngoma andi majwi yose atuze twumva uko gutonoma kuwo musozi uri mburi mizi kuwo mutware wo mu basizi niwe mugenzi ujuvugana n'inzira ikagira kuziga higamira nyiri imizigo n'ibisigo wambariye guhiganwa n'abajiginywa ngo nyiri imizigo n'ibisigo wambariye ku guhiganwa n'abajiginywa. Hanyuma urimo uravuga buhoro nge ntago uri kundyohereza mbabarira iyo flow uyisubiremo kujwi nk'iryo mfite. Dore Fax Rapper beat kira ku ngoma andi majwi yose atuze twumva uko gutonoma kuwo musozi uri mburi mizi kuwo mutware wo mu basizi niwe mugenzi ujuvugana n'inzira ikagira kuziga higamira nyiri imizigo n'ibisigo wambariye guhiganwa n'ibijigwa nyiri imitego n'ibitego wasariye gusigira abo basigara. Ngo wasariye gusigara nyiri ibisigo n'imisigo wasariye gusigira abo basigara. Yes, turi kumwe na Fax Rapper tukaba tumuhaye ikaze kuri ATV Rwanda. Nubwa mbere tumwakiye ariko buriya nyine mu bihe bizaza tuzagenda tugira nibihe byiza cyane ko natwe turimo turiyubaka. Hanyuma Fax Rapper akaba ari umuraperi hano mu Rwanda ndetse akaba ari numwe mu bagabo batunganya imizigo niko tuyita muri showbiz. Ubwo nimvuga imizigo murumva indirimbo agiye kutuganiriza kuri izo kariyeri ebyiri, kariyeri y'uburanzi kuba umuraperi ndetse na kariyeri yuko ari umuproducer. Fax Rapper duhere kuyihe? Duhere kuri production as producer nka producer. None se watangiye uri umupukireka niba waratangiye uri umuproducer nyuma ukaba umuhanzi? Oya buriya natangiye ndi umuhanzi ariko production niko kazi kanjye ka buri munsi ni nako kazi kanunze. Urumva nicyo kintu nkiri imbere kandi nacyo kintu magaciro cyane. Kuririmba byo no kuruhura umutima wanjye hari ibintu biba biri kunjya nka uruhura. Hanyuma Fax ngiye ntago ndi kubaze nk'ababandi ngo watangiye ryari production iki, ahubwo nkeneye kumenya muri iyo production yawe umaze gukora ibikorwa bingahe muri production ukoresha irihe zina? Production nkoresha beat killer and then indirimbo zose nazibara zirenga 5,000 na hejuru. Fax ntago bishoboka ufite ubushobozi bwo kuba wowe Fax twicaranye hano warakoze indirimbo 5,000? Mfite ubushobozi bwo gukora indirimbo 10 ku munsi kandi zikarara zirangiye n'umuhanzi yayitwaye indirimbo ye buri wese. Urumva gukora indirimbo 1000 bingahe mu myaka guturuka 2010 birashoboka cyane. Ubwo ni imyaka 10 muri ako kazi. Ariko Fax ubu se wanyizeza indirimbo ukora ikarara irangiye na nyine akaba yitwaye ubwo indirimbo ifite ubuziranenge cyane kuko nyinshi ziranasohoka. Hari na projet nini cyane njya nkora kandi nkayikora umunsi umwe bitewe nuko ari bwikenewe cyangwa hari umuntu ukeneye projet kuba yitwara ubu ngubu, kandi nshobora no kuba twavugana tukaba twakora album yawe mu minsi 3 kandi album ikazi imeze neza. Birashoboka ari umuhanzi kuko ikintu cya mbere ni uguhuza iyo wemeye tugahuza tugahana ibitekerezo ukama icyo cyizere nanjye nkakiguha ibindi byose birashoboka. Hanyuma Fax ngiye ubwo nakumenye kuri hari channel imwe wajya gushyiraho amabeat buri munsi nkabona amabeat umuhanzi mu Rwanda yasohora indirimbo wowe ugasubiramo beat ye ukongera ukabipostinga. Byatangiye gute bira bintu ni biki? Ira projet nge nayikoze nk'umukozi wa YouTube. Nakoreraga YouTube nshaka amafaranga nshaka ubuzima ndavuga ni buriya music igira ibintu byinshi. Hari ukuntu ushobora gukora umuziki utashoye amafaranga menshi ariko ugakora. Ni strategy nakoze ni nko kurya lift reka mbyite lift ko hari umuntu utunze imodoka ariko afite imyanya iticayemo abantu. Rero nanjye nahitaga nicara muri uwo mwanya tukagendana. So nazanye iyo projet mvuga ni reka ngiye nkora beat kuko mu Rwanda instrumental ntago zakorwaga. Aba producer ugasanga nk'umuproducer aho ngaho ariko nta muntu
uzi igikorwa cye y'umubajije ati wakoze izihe project nakoreye runaka ndavuga ni why not ntaba mfite projet zanjye zitwa ko beat killer hari ikintu akora ntangira projet y'amabeat mbonye itarimo iragenda neza nibwo nazanye projet y'ibintu by'amakava n'amaparody nayo ndayikomeza ariko ubu ngubu ntabwo ari byo nyiri gukora. Hanyuma nabonye kava nyinshi cyane wagiye gukora ntago turi buzigarukeho ahubwo nyine kusoje uvuga ntabwo ari byo nyiri gukora ujya guhagarika iyo projet byatewe n'iki? Byatewe n'umuntu twakoranaga kuko twumvikanye ko hari ikintu tugiye gukorana yari boss wanjye ntago natinya kubivuga niwe wamfashaga afite studio then muha igitekerezo cyane cya projet nshaka gukora turayitangirana urumva ni projet twatangiriye muri iyo studio kandi muziki ntujya urangira then tutangiye kubona amafaranga hari ikintu gitangiye kwinjira anyereka ko nge nta kamaro mfite cyane nta gaciro mfite muri ibyo bintu kandi nzi ko ari nge nabiremaga ndavuga naho kugira ngo nkomeze kubyigana nawe cyangwa kurwana nawe reka mbimurekera ibi bintu nimba binashoboka bazakomeza iyo projet y'amakava kuko umuziki nurangira. None se uwo muntu ninde uwo mu boss wawe udashaka kuvuga izina ninde? Ago nakwanga kumuvuga kuko abantu bari bamuzi umuntu twakoranaga yitwaga DJ Kiroso gusa ubu nagakiri boss wanjye. DJ Kiroso mwakoranye ibikorwa bingana bite mwapfuye iki? DJ Kiroso twatandukanyijwe n'amafaranga urabizi nta kindi kintu cyapfa gutandukanya abantu ibikorwa byo ni byinshi cyane kuko ubu ngubu tuvugana hari cano twari twatangije yahise anayitirira studio ye ko twari twayitangije twayikoreye izindi projet and then maze kubominga ku buryo twakoraga ikintu mu gitondo ku mugoroba kikaba kimaze kugera mu 200 na views bikurikiranwa. Iyo cano ni iyihe mwashyiragaho ibyo bikorwa mwayitangiye ifite abantu bangahe mwaje gushwana isigaranye bangahe? Twatangiye iri kuri 0 niyo twafunguye twarayikireye bushyashya twaje gutandukana iri muri subscribe nk'ibihumbi 72 70 na gutyo yari maze kugenda cyane. Hanyuma se nyine mbere yuko mukorana ubwo ngubwo mwari mwarumvikanye ko bizagenda bite ku mafaranga azajya ava kuri ibyo bikorwa biva kuri YouTube? Kuko ninjye nakoraga projet and then wakamfasha mu buryo bwo gukora amakavers no kwa uploadinga covers y'indirimbo no kwa uploadinga twarumvikanye ko tuzatugabana urumva ni boss wawe twagomba kuzatugabana kimwe cya kabiri agatwara 50% nanjye ngatwara 50%. Birangira rero amafaranga atangiye kuboneka anyereka yuko ntakwiye no kugera ku kazi ku buryo nageraga no ku kazi sininjire mu gipangu nakomanga bamenya ko ari ngewe bagahita bafunga gate. So ndavuga ni aho kugira ngo meze kwikurura ku muntu kandi n'ubundi ibintu bikurimo nta hantu bijyana arabiretse nge nanabimurekeye. Ni ukuvuga ngo Kiroso yatanze itegeko ko wowe nugaruka kuri studio batazagufungurira. Ubutunzi bwaraje ravuga ati burahagije bura yaravuze ko bihagije ibyo twakoranye wenda abonye undi bakorana nta kibazo ariko nge narabyakiriye. Wabyakiriye gute kuba umuntu nyine yarakwibye ibikorwa mwakoranye mu myaka 3 uvuga ati ngewe nakoze indirimbo zirenga 5,000 bikarangira uwo mugabo mwakoranaga zikwibye kandi hari inzego nyinshi zishinzwe kuba zakurikirana icyo kibazo ubwo bujura wabuvuga iki? Ngewe ukuntu nabifashe ibyo bintu nabifashe nk'ubujiji kuko ibintu namukoreraga we ntago yabyikorera ubu nimba rero atarabihaye agaciro akabona ko bimuhagije kuko ubu ngubu aho bigeze ubu ngubu yacano nagagishyiraho umuziki kandi twari ari cano twatangiye turi gukora muziki kandi iyo ufite content ukagenda uhindura n'abantu baraguseka buriya nje ukuntu namufashe nk'umuntu ureba hafi cyane kandi iyo urebye hafi cyane ibyo urya ni ibiri hafi. Yarebye hafi gute kandi wari kurya amadolari wowe uraho ngaho wandagaye? Nayarye kuko ibyo nakoraga ndacyabifite n'ubundi nzakora nanjye ndya yanjye nta kibazo pe nta kibazo aho kugira ngo uruhire iby'abandi kandi ubona bitazashoboka uzanagire n'ahantu mupfu busa n'umuntu bujye wumva buri gihe muhora muserera hari n'abageraho kumva ngo mu artiste bibamo ngo baricanye ugasanga ngo bararoganye aho kugira ngiye bigere kuri iyo level nakurekera n'ibyisi ko n'ubundi nago nari impfuye nari mbaye. Iyo sijuzanye yo kuba yo kuroga yo kwicana biturutse ku mutungo kamere cyangwa se ku mutungo w'ubwenge ahari nayo ntiwaba ufite nk'ibitekerezo byo kurogesha Kiroso kubera iyo cano yagutwaye? Oya ntago namurogesha kuko nta kintu afite cyo kuzashyiraho mu gihe twatandukanye kiretse nawe n'undi muntu bimukorera. Hanyuma Fax Rapper wenda duhinduye ingingo amakuru mfite ambwira ko uri murumuna wundi mugabo w'umuproducer nawe uzwi hano mu Rwanda witwa David ufite studio yitwa Future Record nawe ni umurasta afite dread nk'izo zawe ayo makuru niyo? Nibyo turavukana ndi murumuna we. Wowe na David murutana imyaka ingahe? Andusha imyaka 4. Hanyuma ko mwese mufite dread ninde washyizeho dread imbere? David we yazishyizeho we nizo yashyizeho ariko ngiye n'umusatsi wanjye wameze
njye nizameze we nizo yashyizeho urumva ni ibintu bitandukanye. None se kubera iki wowe nawe utateye ikirenge mu cya mukuru wavuga ati reka nanjye nterekeho biriya aho gutereka? Biriya ni ukuziterekaho nyine, ni ibintu n'imirimbo. None uramugaye? Oya ntabwo ari ukumugaya, ziriya ni umurimbo nizo zimubereye, nanjye izi ni dread zanjye n'umusatsi wanjye navuze ni. Hanyuma Fax, dread ufite urabona zirimo umuhondo, zirimo umukara, zirimo shokora. Ubirebye nyine hano mu Rwanda kenshi izi look iyo abantu bakubonye abenshi baba turano mu nwatabi cyane ko itabi riri kuvugwa cyane ku bahanzi bo mu Rwanda, nakoresha ibiyobyabwenge ni ikirara, biranashoboka ko ari byo ushobora kuba warapfuye na Kiroso. No, bibaye ari byo twapfuye n'ubu ngubu nabangaraga nk'umuntu binywa, amaso yanjye rekanyabereka abantu nta kibazo na kimwe, nta drug mfata, meze neza ubu ngubu nta kibazo. Gusa nge abantu batekereza ko umuntu ufite ibi bintu ari ukubera drug cyangwa iki, no, nge nuko nsana akazi kanjye, akazi nkora gakwiye gutuma mba meze gutya, ntago nkwiye kuba meze nka Theo bose babireba, cyangwa ngo ujye ubona Fax mu dutise, cyangwa ujye ubona Fax yateretse agapenke hoya umusatsi wanjye utazangora, niba na ngombwa nzashyiramo n'icyatsi n'ubururu, nta kibazo kabisa. Mbese nyine wowe wiyemeje kunanirana? Ntago ari ukunanirana, ahubwo niyemeje kwimariya n'umuziki. Nose kubera iki utanze urugero rwa Theo bose babireba? Turi muri hip hop, Theo ni umuntu ukora indirimbo zihimbaza Imana, urumva nta hano na hamwe muhereye. Ntago ari ukudahura, nuko hari ibintu bita idini, hari n'ibintu bita guhimbaza Imana, ko nanjye ndazikora izihimbaza Imana nanazikora, ariko turirimbira indirimbo imwe yawe yo guhimbaza Imana. Nyinshi. Mfashe inanga yanjye ndirimbira Uwiteka kubyiza yankoreye. Hanyuma Fax, nanone nsubije inyuma gatoya, ishusho yawe yo mu gihe cyashize nigeze kukubona wambara amaherena menshi ku mazuru, kano kanya tuvugana ntayo ufite. Kiriya gihe ko iki wambaraga amaherena menshi ku mazuru, aka kanya ukaba ntayo ufite? Nibyo nakubwiraga, nshobora no gushyira icyatsi mu mutwe wanjye, urumva bitewe na monde turimo, umuziki icyo gihe ahantu ugeze wisanisha n'ab'icyo gihe kugira ngo bakomeze bakubone hafi yabo, kandi nanone kugira ngo ukorane n'abantu nuko ubugaragara nkabo, kugira ngo banakwiyumvemo munakora ikintu batakwikeka, batijennye. Umuntu uje muri studio areba avuga ati skura mujama tumeze kimwe nta ribi, dushobora gukora ikintu tugahuza vibe, nta kibazo. Noneho Fax, ni igiki kiri ku mubiri wawe uvuga ati wavuze ngo ngiye ngomba gusa nk'ibyo nkora, ngomba kwimariya n'umuziki cyangwa gushyingirwa n'umuziki? Ni igiki kindi kiri ku mubiri wawe gihishe ariko gifite aho gihuriye n'umuziki? Ntago bihishe, ni byinshi, kuko ngiye no mu mubiri wanjye n'umuziki, nta bindi bintu, nta n'ibindi bintu nkunda gukora. And then hari ikindi kintu hano, mfite mikro iriho iminyururu, iriho na logo y'umuziki, iriho n'amakarita ya Bwana. Ni ibintu bijyanye n'umuziki, ariko ibi ngibi biragaragara. Njye nakubwiye kano kanya umeze ibyihishe. Umutima wanjye n'umuziki, umutima wanjye n'umuziki, gusa nta n'ikindi kintu kivanze. Ndakwibuka uza mu gakino uvuga ati ngewe nje kuzimya abaraperi bose bo mu Rwanda. Kano kanya umaze igihe kinini cyane mu muziki nyarwanda, ariko Fax ibintu wavugaga rwose byaburiwe irengero. Ntago nari mfite gahunda yo kuzimya, ahubwo nari mfite gahunda yo gukosora amafuti amwe n'amwe bakoraga, kandi ndakeka narabigezeho bimwe na bimwe. Wakosoye so amafuti menshi cyane, hari amafuti menshi yagiye akorwa, bamwe ngo baranaziritse. Baziritse gute se? na mahene baziritse gute? na matungo? Nanjye bivuze nk'umuraperi, buri muraperi wese ahita byumva. Impamvu mvuze ko baziritse nuko nabo ntibahari. Right now ngo tuvugana hip hop yo mu Rwanda imeze nk'ihengamye, nimba ari wicara ku gatebe gahengamye ubu byumva ubushaka kugira ngo gahengamuke. Rero ikintu ngiye narwanaga nacyo nuko hakosoka cya kintu abantu bari barishyizemo ngo abaraperi bose bo mu Rwanda ni ibirara, abaraperi bose bo mu Rwanda. Uretse kugera kure, ndashaka kumenya abo bantu baziritswe ni bande? Baziritswe n'iki? Bazirikiye hehe? Ngiye kugusobanurira. Abo bantu baziritse ntago bari mu muziki, ntago bagikora. Kuzirikwa baziritswe na verse, baziritswe na flow, baziritswe n'ibintu byinshi cyane. Hajemo izindi vibes zumva ibintu nkuko nabyumvaga icyo gihe,
wenda nubwo reka nkubwire nubwo atari Yesu uri kugaragara ubu ngubu ariko hari uburyo yitanzemo wenda sinigereranyije gutyo oya sinigereranyije gutyo ahubwo ikintu nshaka kuvuga nubwo wenda atari njyewe watumye ibyo bintu biba gutyo nshobora kuba narabaye inzira cyangwa nkatinyura umuntu wari ukwiye gukora icyo kintu akagikora kandi bigakunda. Hanyuma Fax, wenda tukiri kuri hip hop, hari umukino kera twakinaga ngo ngiye gushoza intambara mu gihugu cya Togo, sibyo? Nawe noneho nk'umuraperi kano kanya uwaguha ubushobozi intambara yawe ya hip hop wayishora kubahe baraperi, kuhe muraperi tumuvuge muzi nuvuge n'impamvu? Oya sinanashoza n'intambara, utangiye gutinya kandi reka nkubwire nge ukuntu ngiye kubivuga, nanjye ndabivuga nk'umuraperi. So ngiye muri industry y'abaraperi, nta muraperi n'umwe mbara nk'umuraperi wuzuye. Kubera iki se? Nta n'umwe ugufasha Riderman ntiyuzuye, Kapiropi ntiyuzuye, ntabwo nakwirirwa mubara, nta nubwo ari ku rutonde, ntabwo ari ku rutonde rw'abantu mbara. Wenda ba Pifra ni abaraperi, cyangwa Riderman ni umwami we umukuyemo. Oya, Riderman ni umwami mu rugo rwe ntabwo ari umwami wa hip hop, kuko na ba Pifra ni abaraperi mu myitwarire, mu buryo bibavuga, uburyo bagaragara, ariko nta projet z'abaraperi bafite. Ko projet z'abaraperi si ugutukana, projet z'abaraperi si uguserera, projet z'abaraperi si ukuvuga gusa, projet z'abaraperi ni ugukora. Umuraperi ni umuntu uhora na verse. Umuraperi ni umuntu ushobora kubona ugahita umubwira. Niba uri umuraperi mwiza, verse ya ATV kano kanya twagiye. Okay. ATV yo, WhatsApp kuri mwese, WhatsApp kuri wowe, WhatsApp nanjye, twese turi kumwe. ATV Rwanda, ATV wacu yaje gufasha abantu, yaje gufasha Tara, yaje gufasha impano. I Rwanda iwacu twabonye ATV. Ariko ngiye birambabaje kuvuga ngo nta muraperi n'umwe mu Rwanda uhari. Oya, abaraperi barahari, ahubwo nta kintu gihamye bafite, nta bikorwa bafite. Wowe icyo ufite noneho icyo gihamye, wowe icyo ufite gihamye ni ikihe Fax? Urumva ushaka kucyumva. Dore iki kibuguzo, dore igitero n'inyikirizo, dore igikandagizo cy'umugabo aho twita hakemurirwa ibibazo, dore the Fax mu bikorwa, ninjye the Fax no mu murwa. Aba people baradagadwa kuko ababikora ibi nimbarwa, nicyo utazi ko imvura igwa mu kandi kanya izuba rikava, aho ndambitse umusaya ndarite mugonga hita mava, mu nzira zacu bibari sava, abanzi tubahabya kakava, uzabaza bivatikano, tega amatwi abasoma Korowani, maze izo parapara samaha tudakora gusa uvuga ubwo bujyane. The Fax mu migani, ibyanjye birimo na nyagasani, bakije imikosi ya satani, esprit zigezweho no mu basani. Dore umufiririzo, rap inyungura bitekerezo, ndi n'inyundo cimangira. Rap ni wo murage, ni gahunda dupanga mupanga bapanga tukarushanwa gatege. Verse kuri commande, Fax telecommande, rap mbahora imande, nyita rugambo hisarafande. Wow, turi kumwe na Fax Rapper, ni umuraperi ndetse akaba no mu producer. Fax, hanyuma tuvuye ku bya hip hop, ku production yo mu Rwanda, noneho aba producer bagenzi bawe nabo dushozemo intambara. We ntago nabashozaho intambara, ndabubaha, ahubwo hari ikintu mbasaba, hari ikintu nabasaba, bo ndabubaha cyane kuko bararema, hari ibintu byinshi barema, aba producer bose bo mu Rwanda. Ahubwo hari ikintu nabasaba, aba producer bo mu Rwanda bagira ikintu bagaragaza, kuko nk'iyo wicaye ukavuga ati production y'Uganda, Nesimu, iyo usacinze Nesimu uramubona muri studio ari gukora production, ari gukora ibikorwa bye, ejo yerekanye ati uyu munsi nakoze iki kintu nagikoze muri ubu buryo, ibintu nabikoze gutya. Ariko iyo urebye kuri level y'u Rwanda nta bikorwa n'aba ngaba bakuru bacu bagiye bakora, nta bikorwa byabo bigaragara. Iyo twicaye nyine twumva yuko nayo mpamvu abahanzi bacu bajya hanze. Hari umuhanzi uba utafite ubushobozi bwo guhita aza kureba producer, ariko akora research, yareba yabona uyu producer akora ibintu byiza akavuga ati ndajya kumureba. Niyo mpamvu bose birukanyira i Bugande, aba producer bacu ntago bagaragaza ko bakora. Hanyuma wenda tujye mu buzima busanzwe. Fax Rapper mu buzima bw'urukundo abayeho gute? Afite umugore, afite umusheri, afite icyuki, wasanga utendeka abakobwa nk'ijana. Oya, Fax Rapper yigeze kugeraho famille, ariko ubu ngubu nayo mfite. Hashize igihe kingana n'ukwezi n'igice umwana wanjye yarapfuye, haje kubaho ikibazo arapfa. Then madame twabanaga, kuko nago twabyumvikanyeho neza, byabaye ngombwa twahita agenda yashakanye n'umuzungu. Ubu ngubu Fax Rapper ameze neza, ndumwe. Umeze ne? Wimariye cyangwa ni deception? Wimariye na deception? Nimariye n'umuziki. Kuko naje gusanga none se niba warasubije ubwenge inyuma, Fax, buriya abantu babana bakagera ku rugero rwo kubyarana nuko baba baziranye kandi baba barakundanye. Noneho ni iki ubona
cyatumye umugore wawe nyuma y'uko umwana wanyu yitabye Imana ahita akwitura kugucika, niba warasubije ubwenge bwawe nyuma? Ni ibintu byumvikana, nago ari ikibazo cy'ibindi bintu, nago twajya kure. Ni ubushobozi. Urabizi iyo tudapfuye abagore ku isi dupfa amafaranga. Ashobora kuba yarabonye undi muntu ufite ubushobozi buruta ubwanjye kandi simbimurenganyiriza, niyo mahitamo ye, nta kibazo pe. Ni byiza. Nanjye icyo nimariye nacyo ubu ngubu ntikinstressa, ntago kimbwira ngo wabyishe, ngo wagize gute, ahubwo gihora kimotiva gukora, kandi cyiza nuko umuntu azakora kugira ngo ugere ku bindi birenze ibyo wari waragezeho. Hanyuma Fax Rapper, nyuma y'ibyo bibazo byose ukoranye na Kiroso, mukoze indirimbo zirenga 5,000, mutangiye cano kubusa, yageze abasubscriber benshi cyane, amafaranga YouTube itangiye kubishyura, ahita gukatira kugeza ku buryo atanga itegeko ko utagomba kwinjira muri studio. Hanyuma umugore mwimariye ndetse mwanabyaranye, umwana wanyu aza kugira gutya yitaba Imana imuhiruko ridashira. Hanyuma noneho nawe akwitura kugucika. Urumva ni ibihe bikomeye waciyemo. Nyuma yo guca muri ibyo bihe bikomeye, noneho Fax Rapper wo mu gihe kizaza cyangwa se wejo, ni Fax Rapper umeze gute? Ubu Fax Rapper beat killer, ubu ngubu tuvugana mfite studio yanjye. Buri Imana iragushumbusha uko ugenda uhura n'ibibazo. Mu bintu nahuye nabyo Kiroso, tumaze igihe kingana n'ibyumweru 2 dutandukanye, ntabwo ari igihe kinini cyane. Gusa muri ibyo byumweru 2 nafungutse mu mutwe ku buryo nabonye izindi nzira. Mu byumweru 2 zangejeje ku byuma byanjye. Ubu ngubu mfite ibyuma bya studio, kandi ndakeka ko niyo yaba ari ntoya izanshimisha mu mutima wanjye, kuko ikintu cya mbere cyiza ni ukubaho utuje kurusha kubaho udatuje muri wowe. Yayo watuje muri wowe n'ibindi byose birizana, na famiye nzayigira. Ariko ubu ngubu bwo Imana iracyari kunyereka ko yanshishije mu bihe bibi kugira ngo nzagira ibihe ngeramo nkomeye. Tugera ku musozo noneho tujye mu gice cyo kurtyaza ubwenge. Nakumvishe kuri verse uburyo uririmba, uburyo wandika, ni ibintu byiza cyane, uburyo wiexplica, uburyo usobanura ibibazo bimwe na bimwe wagicamo n'uburyo wabikemuye. Ariko noneho se mu buryo bw'ikayi cyangwa mu mutwe bwa bwenge bavuga umuntu ajya kwishura karahura, mu buryo bwa connaissance générale nibyo tugiyemo. Fax Rapper, aka kanya tuvugana nta munyarwanda utazi inzu yitwa Convention Center muri Kigali. Convention Center muri Kigali iri mu ruhe murenge? Yubatswe muhe murenge? Mu murenge wa Kimihurura. Maybe. Nago nabeshya ngo ndabizi neza, ariko ndakeka ari mu murenge wa Kimihurura. Nimba ari byo, nimba nibeshye ubwo murankosora. Okay, hanyuma ubwo ngubwo abadukurikiye baraza kwandika muri comment babashe kutubwira niba koko Fax Rapper yagikoze. Ariko nanone dusigaranye ikibazo kimwe. Fax Rapper, ugire umupira w'amaguru mu Rwanda? Barabinkubitiye mbeheruka ku bwa Jimmy Gatete. Uheruka ku bwa Jimmy Gatete? Tubwira ikintu wibuka kuri Jimmy Gatete. Noneho ndeke kugukomplika. Ikintu ariko cy'ingenzi wavuga ati iki kintu ndizera ko umuntu wese abashe kureba football y'icyo gihe, iki kintu ntago kizasibangana mu mutwe we kuri Jimmy Gatete. Jimmy Gatete niwe mukinnyi wenyine mu ikipe y'Amavubi kuva Amavubi yabaho washoboye gucenga abakinnyi 11 mu kibuga kandi ari gukina agatsinda n'igitego. Ibyo rero nimba mbivuze mbeshya abantu banyomoze. Byari mu gikombe cya Sekafa maybe, ndakeka match yari yabereye hano Nyamirambo. Ni nazo ngemeruka kureba match icyo gihe, nabwo mbiheruka kuko nabyo nahuriyemo nabyo n'ibindi bintu birenze. Nari n'umukinnyi w'umupira ngewe, ariko byaranze. Hanyuma Fax, noneho izo ndirimbo 5,000 wavuze wakoze mu myaka 10, wazishaka yazisanga he? Ubu ngubu tuvugana ntago zose ziri kwicana yanjye. Ubwo urumva uko imyaka igenda ishira hari ubundi bumenyi umuntu yunguka. Mbere ntago twari tuzi ko umuntu yakwikorera cana ngo ya-uploading ibintu bye. Twajyanaga umuntu akakwa-uploadingira umuntu usobanukiwe ibyo bintu. Ziri ku macana atandukanye, ariko iyo wanditse beat killer cyangwa Fax Rapper, ibyo bintu byose ushobora guhura nabyo kabibona ko beat killer riri ku maproje menshi cyane iryo zina. Mbere yuko nkurekura rero nkwibutse ko turi kuri ATV side to side cyangwa se imboni kuri tele, imboni ku kibuga. Tugiye kujya tukuzanira ibyamamare bye bitandukanye, abantu benshi bagiye batandukanye, tuganira ku ngingo zitandukanye. Umunsi twari turi ku ngingo y'umuziki cyangwa se ku ngingo y'imyidagaduro, turi kumwe na Fax Rapper. Twaganiye ku bijyanye no producer kuko no producer kora production. Twaganiriye kuri hip hop nk'umuraperi, ariko nanone yavuze ko abaraperi benshi ba hano mu Rwanda bari kwishene bose baziritse. Ubwo ngubwo namwe sinzi uko mubyumva. Fax Rapper umuraperi
uraza kumamagara akavuga ati boss Kizo wansebeje mubwire ngo iki kuko ayo magambo niwe wayavuze ntabwo ari ngiye wayavuze ubutumwa wasigira abo baraperi nobuye nababwira ngo bikubita gashyi ntago ari kurabikorwa bashaka indi nzira bacamo kuko iyo ukora akazi kandi ugakora neza muri uko kugakora neza ukagakora wangiza isura ya bagenzi bawe urimo urahemuka kuko hari abandi bana baba victime kubera abandi baraperi bakuru bacu benshi cyane ko hari abaraperi benshi mu Rwanda babizi ariko bigatuma batabona inzira yo kwinjira kubera ko bakuru babo bangije izina bagakwiye kugira abo bana so nihagira no gukondana ni njye nabivuze kandi hazanasohoka n'indirimbo ivuga kuri ibyo bintu ni nawe umaye sije urakoze cyane. Hanyuma noneho tugiye ku abakobwa bakunda umuntu babakunda ufite wowe wabasigira iki? Bakunda ufite ikintu namubwira nuko uwo muntu ufite waguhaye aba ari bujye guha n'undi kuko nimba yaje akaguha ukishima ukamwirukanyira aho hari ahandi waruri arakureba akavuga ati uyu muntu waje anyirukanyiraho kanjye no kureba n'abandi bazanyirukanyiraho kuko nanone umuntu ufite kuko abazi ko afite abazi ko nta cyamunanira nibakomeze birukanyira bafite icyo bazakurayo nyine bazatubwira. Ndumva nakurekura ariko nanone ufite ibiganiro biryoshye ariko se mu gihe ukoze umuziki nta kibazo cy'ingutu wari wagira cyangwa nta kibazo wari wagirana n'umuntu uba mu myidagaduro yo mu Rwanda? Njyewe ku giti cyanjye wenda ntago ibibazo bijya biburaho ariko ngiye ku giti cyanjye nta muntu ndagiraho ikibazo ngo numva arambangamiye uretse wowe kukimugiraho ashobora no kukikugiraho. Nje ndavuga case nta case waba waragizemo uruhare utaragizemo uruhare yari yakubaho ku muziki nyarwanda case negative? No, ntayo irambaho nimwe. Arakoze cyane rero Fax Rapper ku kiganiro cyiza tugiranye. Ngewe nitwa Gasitumbonye, televiziyo yitwa ATV site. Hanyuma gusubscribinga nyaboneka n'imunga ikomeye. Aya magambo arahenda amazi y'incyangwe y'iki nyaboneka musubscribinge kugira ngo turusheho gukomeza kubona umwuka wo ukubaha ibyiza kandi ibyiza murabikwiye. Shobora kudukurikirana biciye kuri platform zacu za social media yaba kuri Twitter, kuri Instagram ndetse no kuri Facebook twitwa ATV Rwanda. Hanyuma noneho nk'umuraperi basezerere mu masegonda 50 basezerere babwira bye bye muri hip hop. Ninjye mugabo uhagarariye ababikora nkabikorera, ninjye mugabo uhagarara kubigaragara kugeza bisohoye, ninjye the band ukibona aha nubwo filime yarangiye, ndi barriere ihagaze aha kuko ari njye wuzuye amayira, inyoni ziranzi yonguruka, umuyaga ukambona ngaruka, izuba riranzi maguruka, ijoro rikambona mvunika, byose mbikorera mu mufuka kuko utahafite nacyavuga, ninjye wafoye ndarekura agacu kose karirabura. Yitwa Fax Rapper cyangwa se Beat Killer, natwe twitwa ATV. Reka tuzabonana ubutaha. Bye bye. Ciao.